There are things we consider dead in our life, ariko ku Mana ari bizima. but alive in front of God. Twebwe We as people, tureba ibigaragarira amaso, we look what eyes, our physical eyes sees. ariko aho turi But where we are, hari ibigaragarira amaso n'ibitagaragarira amaso, there are things that are visible and invisible. kandi ibyo byose bikora ku buzima bwacu. And all those things have a great impact on our life. Ndatanga urugero. For example, let me give you an example. Umunsi Yesu yarimo aragenda, One day when Jesus has been walking, ahura n'umuntu w'umugabo aramubwira ngo umwana wanjye yapfuye, ngo umwana wanjye ararwaye, and he met these men who told Jesus, my son is really sick. ngo ngwino umfashe umukize. Please come and help me and heal him. Wa muntu akiyimubwira, After telling Jesus those words, haza umuntu amubwira ngo wirushye umwigisha kuko ngo umukobwa wawe yapfuye. and there came a servant and they told that man, don't make Jesus tired because your daughter is already dead. Ariko Yesu arabwira ngo ntabwo uwo mukobwa yapfuye, ahubwo umukobwa agize ati arasinziriye. But Jesus immediately intervened and said, your daughter is not dead but is sleeping. Ku babyeyi buriya mwana reka tuvuge ntibavuga ko Yesu yari umushinyaguzi ku magambo ku bigaragara. So when you see in the eye of the parent of the daughter, they could consider Jesus like someone who's mocking them. Hari igihe mba ndi mu mwuka, There is sometimes maybe I may be in spirit, in Holy Spirit, nkabona ibiri imbere byose biroroshye, and they see the difficult situation and I see them as easy. nawuvamo But after coming out of the Holy nkabona Spirit, ibintu byose birakaze. and I see those easy things are really difficult. Kandi niba mbonye bikaze biba byakaze bizanakara mpaka. And when I see them as the impossible, difficult things, they will be Ariko iyo ndi mu mwuka nkabona ibintu byoroshye kuko biroroha bikanoroha binoroha. Yesu yareberaga mu mwuka, abandi bakarebera hehe mu mubiri. So and when I look through the spirit, things are easy. The problem here is that Jesus was seeing things through the spirit, but the people have been seeing them through their body, their physical body. Tugomba kwanza kumenya iki ngiki. We need to know one thing. Imana yaturemye iturema mu buryo ibumba umubiri, Jesus created us, created our body, irangije duhumekera mu mwuka w'ubugingo, and they breathed a breath of life in ifata us. umubiri ikombanya n'umwuka. And he took the breath of life, combined them with the Nukuvuga ngo body. twe turi ibiremwa by'umwuka, So, which means we are a spirit creature, ariko bigendera mu mubiri. but dwelling, living in body. Bivuze ngo tugomba kureba mu buryo bubiri. Which means we need to have two vision. Ariko uburyo bwa mbere n'ukurebera cyane mu mwuka n'ubwa maso yikureba, ndimo ndareba uri muri afata video, aya niyo maso y'umubiri ngomba kurebesha. But the vision you have to consider so very much, give value, it's a physical vision. For example, when I look at this video looking at you, I'm using just physical eyes. Ariko icy'Imana nshakaho n'ikizankorera n'umugambi wayo ngomba kubirebera mu mwuka kugira ngo bisohore, kuko n'ubundi bizaza mu mwuka bizajya gusohora mu mubiri bingezeho neza neza, ariko iyo biza mu mwuka. But first of all, we have to give much value spiritual eyes, because when God is talking to us, he is using spirit. Everything he's doing to us, first everything starts with spirit, then come with on physical things after. Icyo nakubwira wowe umuntu nkurikiye kano kanya, So what I'd like to tell you who is following us, iga kureba nk'uko Yesu areba. try to learn to look into things as Jesus look at them. Reka mbwira abantu bavuganye n'Imana cyane n'abataravugana nayo ariko bivuza kuvugana nayo. Let me talk to these people who have been talking to God, who have been hearing the voice of God, and to those who are wishing to hear the voice of God and talk to God. Niyo wajya mu bitaro, Even if you find yourself in the hospital, ariko waravuganye n'Imana kuzasaza, but you had a promise from God that you will grow old. Ibi bizajye biba uburwayi kuba kureba ariko ntibibaze uburwayi kuri wowe. Let that be a sickness to the people who doesn't know the promise God promised you, but it's not don't let it be a sickness to you. Niba muri aka kanya mu ishuri birimo biragenda bigucanga. For example, if
you are having difficulty at school, ariko imana ikarakubwiye ko uzarangiza. but God had promised you to Reka ibi finish bivugwe school. na mwarimu, bivugwe n'ababyeyi bawe, bivugwe n'abakureba, ariko uzi neza ko ubwenge bwawe buhari, imana yagusezanyije kandi buzagera gute, buzakora ukarangiza amashuri. So let the teachers, your parents, or other people have their own talk, which is different from Jesus' talk, but you consider Jesus' talk, what Jesus has talked about you. You need to connect your mind with the mind of Jesus. Ugomba gufata ibitekerezo byawe n'umubiri wawe ukabihuza na Yesu Kristo, n'ibya Yesu Kristo. Kubera yuko wowe na Kristo, ijambo ry'Imana rivuga ngo niwe mfura muri bene se benshi. Because you and Jesus, as the Bible says, the Bible says Jesus is the firstborn in his many brothers. Bivuze ngo ikintu cyose Kristo areba nawe wakireba. Which means the way Jesus looks at the things, you can look at them the same way too. Ibyamugaragarira nawe byakugaragarira. What can be visualized in front of his eyes, it can be visualized in front of your eyes. Bivuze ngo wowe ufite DNA nk'iya Yesu. Which means you have exact the same DNA with Jesus Christ. Buri umuvandimwe n'undi wapimye ugapima na se, hari icyo babahurira kuko byagenda. When you say you took brothers and their fathers, they have a big similarity into their DNAs. Yesu ni umuyobozi. Jesus is a leader. Nanjye ndi umuyobozi. I'm a leader too. N'uyu ni umuyobozi. He is a leader too. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo turema abantu batwara. Because the word says let's create people and they have dominion. Yeah. Nukuvuga ngo dominion badomine, nukuvuga ngo njyewe ndadomina nkuko Yesu adomina, nimba ndi kumwe na Yesu ko duhuje DNA imwe, kuko twese turi abana b'Imana. Ijambo ry'Imana ritwereka ko Yesu niwe wavutse mbere. So which means dominion, which means to dominate, which means we have been created to dominate as Jesus does, because we have the same DNA as his. Reba rero ikintu mu isura Yesu akirebamo. So try to have the same vision as Jesus Christ's vision. Ukireba nkuko abantu bashaka ko ukireba. Don't try to look at the things as people want you to look at Ureba them. uko abantu bareba ijambo ry'Imana rivuga ngo wiringira umwana w'umuntu agira gute avumwe. So because don't look, because the word of God says, be cast someone who put faith in a human being. Yishyire muri Yesu. Put yourself in Jesus Christ. Hagarara muri Yesu. Put your feet, both of your feet in Jesus Christ. Rebera muri Yesu. Try to look through Jesus Christ.